waragira ati ko 2025 wari umwaka uryoshera. Iryo ni ijambo rimwe gusa ryumvikanye nk'igisanzwe gusa ryahindutse inkuru ariko rinikoreye uburemere bwinshi kurusha uko abantu benshi babyibwira. Iryo jambo niryo Mutesi Jolly yakoresheje asobanura umwaka wa 2025, umwaka ugana ku musozo ariko wasize abantu benshi bagifite amatsiko bibaza byinshi banashaka kumenya ibyinshi nyuma y'iryo seko rituje n'ayo magambo arimo gushimira ubuzima. Mu gihe benshi bari bategereje kumenya uko yasoza umwaka wavuzweho byinshi ku mbuga nkoranyambaga, Miss Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda 2016 yahisemo gusubiza mu buryo bwuje ubwenge, gutuza no guha agaciro ubuzima kurusha impaka ndetse n'ibihuha byamukikije mu mwaka wose. Ibi yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma yo kwitabira umuhango wo kumurika igitabo More Than a Clone cya Miss Nishimwe Naomi mugenzi we. Igitabo nacyo cyari cyitabiriwe n'abantu batandukanye bafite aho bahuriye n'ubwiza, imiyoborere ndetse n'ubuzima rusange. Ubwo umunyamakuru yamwegeraga akamubaza uko umwaka wa 2025 turimo gusoza wamugendekeye, nta kuzuyaza nta no kurambiriza amagambo, Miss Mutesi Jolly yahise avuga ijambo ryatumye benshi bamwenyura abandi batangira gusesengura buri nyuguti. Yagize ati ni umwaka wagenze neza ko wari uryoshera. Aya ntabwo yari amagambo yo kwiyemera, ntiyari ayo kwishongora, ahubwo yari ayo gushimira ubuzima. Yakomeje agira ati nishimira kuba agihumeka umwuka w'abazima kandi ko hari inzozi ze z'ingenzi yashoboye kugeraho muri uyu mwaka. Kuri iyi ngingo ni naho ibintu byahise bihindura isura. Abanyamakuru bashatse kumenya izo nzozi ze, abantu bo ku mbuga nkoranyambaga batangira kwibaza bati ese izo nzozi ze ni izihe? Ese ni iz'urukundo, ni iz'imari, ni iz'ubuzima, ni iz'umuryango se? Ariko Miss Mutesi Jolly yahise akoresha ijambo rimwe gusa riremereye agaragaza ko hari ibyo umuntu agomba kugumana wenyine yabereye ibamba. Abanyamakuru ahamya ko inzozi ze ari ibanga. Mu magambo ye yagize ati inzozi zanjye zirihariye, mureke kumvugisha kari murori mutanteza abajura. Iryo jambo abajura ryatumye benshi bongera kwibaza byinshi. Ese yavugaga abajura b'imitungo, abajura b'amahirwe, cyangwa abajura b'amahoro y'umutima, cyangwa se ugasanga ari abajura b'amagambo n'ibihuha byakunze kumukikiza? Icyo yagaragaje ni uko atari ibintu byose bigomba gushyirwa hanze. Nubwo waba uri umuntu uzwi, ntugomba gushyira ibyawe hanze ngo abantu bose babimenye. Ndetse si no ku muntu uzwi gusa, ahubwo nawe utazwi. Irinde, kuko buriya nutimenyera ibanga ryawe nta muntu uzarikumenyera n'umwe. Nubwo Mutesi Jolly yemeye ko muri uyu mwaka hari ibitaramugendekeye neza nk'uko bigenda ku muntu wese, Miss Mutesi Jolly yashimangiye ko atitaye cyane ku byamubabaje, ahubwo yahisemo kwibanda ku byamugiriye akamaro, ku byamuhaye isomo no ku byamuhaye imbaraga zo gukomeza gutera imbere. Yagaragaje ko ubuzima ari uruhurirane rw'ibyishimo n'ibigeragezo kandi utagomba guhora ureba aho waguye, ahubwo agashyira imbaraga aho wahagurukiye. Mu magambo ye yuzuye inama nyinshi kandi yuzuye akanyamugabo kenshi yagize ati ibyagenze neza nibyo byinshi, kandi mu buzima buriya bihora ari hasi hejuru. Ntabwo iteka wahora ureba ibitaragenze neza kandi hari ibyagenze neza. Aya magambo yaherekejwe no kwibutsa abantu ko hari ibyiza by'ingenzi umuntu ashobora kwibagirwa mu gihe ari mu rushyushyu rw'ibibazo. Yagarutse ku buzima, ku muryango no ku mubyeyi we, agaragaza ko ibyo byonyine bihagije kugira ngo yumve afite impamvu zo gushima. Mu magambo ye Miss Mutesi Jolly yakomeje ati byonyine kuba ngihumeka umwuka w'abazima, kuba umuryango wanjye ukiri muzima, kuba umubyeyi wanjye akiri muzima, byonyine birahagije kugira ngo mbe mfite amashimwe. Aya ni amagambo yasize benshi batekereza, abandi bagasubiza amaso inyuma bakibaza niba koko ibyo bafite buri munsi babyitaho nk'uko bikwiye. Uyu nyampinga ntiyagarukiye aho gusa, yavuze ko hari byinshi byo kwishimira byabaye muri uyu mwaka ariko ko atari igihe cyo kubivuga byose. Ibi nabyo byasize amatsiko menshi kuko
kuko abantu bamaze igihe bamuvuga mu nkuru zitandukanye z'urukundo, imari n'imibereho bwite. Yaboneyeho kandi kwifuriza abamukurikira umwaka mushya muhire, agaragaza ko yifuza ko bose bajyana nawe mu gutekereza neza ndetse no mu gushimira ubuzima. Muri 2025 Miss Mutesi Jolly yabaye umwe mu bagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kubera inkuru z'urukundo zavuzwe hagati ye n'umukire wo muri Tanzania Saidi Rugumi Hamadi. Bivugwa ko acuruza intwaro, gusa nubwo atigeze abyemera ku mugaragaro, izi nkuru zakomeje kugenda zivugwa zibyutsa amarangamutima atandukanye mu bakurikira imyidagaduro n'abantu bakundaga gukurikirana ubuzima bw'ibyamamare. Si ibyo gusa, kuko uyu mwaka wanamugaragarije mu bindi byatumye izina rye rikomeza kuvugwa. Miss Mutesi Jolly yagarutsweho cyane nyuma yo kugura imodoka ihenze yo mu bwoko bwa Mercedes-Benz G-Class cyangwa se yitwa G-Wagon 63 yo muri 2025. Iyi ni imodoka yahise ituma abantu benshi bongera kwibaza aho ageze, ibyo agezeho n'icyo ahagarariye. Ndetse si ibyo, ibi byakurikiwe n'amakuru yavugaga ko yujuje inzu y'akataraboneka mu mujyi wa Kigali yatwaye asaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ibintu byongeye gukurura impaka, amatsiko n'ibitekerezo bitandukanye. Uramutse unyarukiye kuri izi mbuga nkoranyambaga zikoreshwa hano cyane mu gihugu cy'u Rwanda, zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho, urugero twavuga Instagram, YouTube turimo kuganiraho kano kanya, Facebook, Twitter, TikTok n'izindi zigiye zitandukanye, ukirasa no kubitangaza amakuru. Miss Mutesi Jolly ari mu bantu bamamaye kandi bavuzwe cyane muri uyu mwaka wa 2025 mu nkuru zigiye zitandukanye, kandi niko kuri. Niba ubimpakanya turaza guhurira muri comment. Ariko hagati y'izo nkuru zose, Miss Mutesi Jolly yahisemo kutarangazwa n'urusaku rw'abantu, ahubwo agahitamo ijambo rimwe rimuvugira byinshi. Uyu mwaka ko wari uryoshera, iryo jambo risa nkaho risoza umwaka, ariko rikanafungura urundi rugendo rushya rujyanye no gutuza, gushimira ubuzima no kumenya ko hari ibyo umuntu agomba kugumana wenyine. Nubwo isi yose yabigushakaho ibisobanuro, komeza ubike ibanga ryawe, utuze kandi umenye ko byose Imana niyo ibikora. Isaha n'isaha byose byakemuka, ibitagenda neza mu gitondo byagenda neza. Gusa nk'abantu mukurikira NB Zoom inkuru zacu kuri kwawe umunsi ku munsi, mbifurije kuzagira imperezo nziza z'umwaka ndetse n'intangiriro nziza z'umwaka, tugakomeza no kubana mu yandi makuru ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye bigaruka ku buzima bw'ibyamamare. Nitwa Sana NB Zoom. Ciao ciao, hasta la vista.